twongeye kubasuhuza abakurikiranye TH Rwa TV ya shitani buriya shitani ntago nanga shitani ngiye twongeye kugushimira nyagora ku ngoma kuba tugarutse imbere ya kamera zawe. Ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki kandi aho nzarukiye azaba ari hantu ki, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye niko kwabiremye. Utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Ntago ndi pasiteri kubera ko bamenyeho amavuta. Twongeye kubasuhuza abakurikiranye TH Rwa TV. Amazina yanjye nitwa Nyabenda Jean Damascene, nkabanje kubabwira ubutumwa bwiza buri muri Bibiliya. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka dutangirane n'isengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kiryohe. Twongeye kugushimira nyagora ku ngoma kuba tugarutse imbere ya kamera zawe. Nyakubahwa ubane natwe mu kiganiro tugiye kugeza kuba dukurikiye. Utugenda imbere tukugenda inyuma kugira ngo ibyo tuvuga byose bize kugera kubo tubibwira amahoro. Murakoze kuba mubyumvise. Nkuko nababwiye nitwa Nyabenda Jean Damascene, tugiye kurebera hamwe ikiganiro kiri muri Bibiliya y'Imana. Mbese reka duhere nkuko navuga mu itangiriro uko umuntu yabayeho. Harimo ibyo ndivuge biri muri Bibiliya, ariko hari n'ibyo ndibuvuge nzi cyangwa se nawe ushobora kwibaza ukavuga ati ese ibi bintu ni ibiki. Icyambere tugiye guhera tugiye kubanza turebe se umuntu yabaye hate, umuntu yaremwe ate kugira ngo umuntu avuke, nanjye kugira ngo mvuke. Reka tubirebere hamwe. Mbere na mbere reka tubanze turebe muri Bibiliya mu Kuva. Mbere na mbere habanje kuremwa umuntu witwa Adamu. Hanyuma Eva azavuye mu rubavu rwa Adamu. Imana yabonye ko ataba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ati byaje kugenda gute rero? Babaye muri Edeni, ntago tuzi ngo babayemo igihe kingana gute. Babayemo, Imana ikajya ibasura ikabaganiriza, ikongera ikagenda ikongera ikabasura. Noneho ati byaje kugenda gute? Umuntu kugira ngo avuke cyangwa se umuntu kugira ngo abyare, haje kuba ikosa rimwe. Umwana w'umukobwa akora ikosa, ashutswe na shitani. Hanyuma haza kuvuka umwana. Yariye ku mbuto, ariko nk'abasesenguzi izo mbuto tubona kubera ko babaye muri Edeni ari babiri, ntago tuzi ngo babaye n'imyaka ingana gute, ntago bigeze bayitwereka cyangwa bayitubwire. Ariko nyuma yuko bamaze kuba muri Edeni, baje gukora ikosa. Umukobwa cyangwa se umugore arya ku rubuto shitani muhaye. Urwo rubuto rwaje kuvamo umuntu. Urwo rubuto yararureruza kuvamo umuntu. Umuntu wa mbere avuka ku bw'icyaha, uwa kabiri avuka ku bw'umuntu. Havutse abantu babiri baza kujyana n'amashyari, umwe yica undi. Murabizi ko Gahini yishe Abeli. Gahini yavutse ku bw'icyaha, Abeli avuka ku bw'umuntu. Turi kujyana okay fresh. Noneho rero shitani, nongere ngaruke ku bya shitani. Shitani buriya shitani ntago nanga shitani ngewe. Nkunda Imana kubera ko niyo yatumye mbaho nzano ku isi. Ariko na shitani ndayemera. Ati kuki? Nyemerera ikintu kimwe yakoze. Imana yaremye shitani irema natwe. Hanyuma shitani aza gukora icyaha, Imana imumanura mu isi. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'umuntu wanga shitani akagira gute? Afitanye ibibazo nayo. Kubera ko Imana yaramumanuye kuza kubana natwe. Nuvuga ngo nimba ikuzaniye kuza kubana n'umuntu, ntago umuntu wakuzaniye kubana nawe nubwo yaba ari umunyabyaha bingana iki, ntago wamwanga. Shitani ntago nyanga. Kwa ko hari akantu k'ubwenge yakoze, sibyo, katuma nta mwanga. Ako kantu nakahe? Imana yaravuze ati kubw'icyaha mukoze, ibwira Adamu na Eva, kubw'icyaha mukoze muzajya murya muvunitse, muhinge. Abantu bakera ntibahingaga, nakubwo bari babiri ntibahingaga. Ntituzi ngo baryaga gute, ariko nta bintu by'imvune biriraga imbuto. Ariko kuva bamaze gukora icyaha, Imana yaravuze muzajya mukora ikintu cyose mukibone mwiwisha kuya.
ako kuya bamwe barakiyuha bakabona icyo kurya, abandi bakakibona batakiyushye, ariko bimwe bica mu nzira nziza ibindi ntibice mu nzira nziza. Shitani rero buriya hari akantu k'ubwenge yadukoreye nshaka kugira ngo namwe mutege amatwi mukumva. Nimba ushobora kuzava hano ukajya i Kigali ugenda mu modoka, ni ukubera shitani yazanye ka kantu k'ubwenge bagakora ya modoka ukayigendamo, sibyo? Niyo mpamvu shitani ntavuga ngo ndamwanga, nemera Imana ko ariyo yandemye, shitani nkamwemera ko Imana nayo yamuremye yamushyize hano ku isi. Ngiye kuvuga ngo ndamwanze nahura n'ibibazo, kubera ko ntabwo wakwanga umuntu utaremye, n'uwo waremye cyangwa se uwo wabyaye ntiwamwanga. Shitani rero ako kantu k'ubwenge yakoze kugira ngo atume abantu bamenya ubwenge, niko ndi kugarukaho. Iyo shitani ataza gukora ririya kosa, nshobora kuba ntari buvuke, nawe ushobora kuba utari buvuke. Yakoze ikosa, turavuka kubw'icyaha, tumenya ubwenge. Usanga umuntu yubatse inzu, yaraguze imodoka, ku mbaraga agize gute, yahawe n'Imana, ariko ku kantu k'ubwenge yahawe nande? Na shitani. Iyo itaza kuza ngo ivuge ko ari akantu, ntabwo wari kubimenya. Muri Bibiliya ahantu muri Yesaya, Yesaya 66 Yesaya 66 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wenda tuvuge wa 4, hagati aho haragira hati, Imana iravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzarukiye azaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye niko kwabiremye bikabaho. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umeretse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ku murongo wa 3, ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu, utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi, utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube, uwonsa imibavu ahwanye n'usabira igishushanyo gisengwa. Umugisha niko kuri. Wenda reka tugarukiye kuri 4 ku murongo wa 4. Nsubiye inyuma hari ahantu handitse ngo utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube, kubera ko reka mbigarukeho nibyo dukunda gukora cyane. Sinajya mu rusengero ngo mveyo ntatuye, sinajya hehe ngo mve ahantu hose mbona hakenewe guturwa ndatura. Ni ukuvuga ngo ku kintu kijyanye no gutura, kugira ngo babyandike hano muri Yesaya, Imana yivugira iti utuye ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Nkeka bimwe mutari mubizi, ariko Imana tusubiye ku murongo wa 2, 1:2 ku wa 2, Imana iravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Turi kujyana fresh, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Hanyuma twahita dutaruka tukajya kuri 3, bakatubwira ngo ubaga inka uhwanye n'uwica umuntu. Ibyo byo rwose bishobora kuba ari byo, kwa ko umuntu ubaga inka nta kuntu umuntu atagira gute atamwica. Utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi. Ibyo byo ntaho mbizi, kwa ko ibitambo byabagaho, ariko imbwa simbizi mbese. Niko byanditsemo muri Bibiliya, muri Yesaya 66 umurongo waho wa 3. None wakwigira hasi haranditse ngo utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Yego, ingurube ni itungo, ariko bamwe tuzi ko iryo tungo riziririjwe, sibyo? Tuzi ko iryo tungo mbese ritejejwe. None baranditse ngo utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Yego, umuntu niwe wabyanditse, ariko byahumetswe n'Imana. Nyabuneka ako kantu mukiteho mwumve, utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Ni ukuvuga ngo
ubigereranyije n'ibyavuzwe ku murongo wa 2 yuko Imana izita ku uwo yita ari umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo rye. Hanyuma wagera hano hasi ukumva ngo utura ituro abanyarwanda, ni ukuvuga ngo ituro ry'umuntu wese witwa ko ari umukire, sibyo? Cyangwa ari umukire mu buzima busanzwe ariko atari umukire ku mutima, iryo turo riba ritaha agaciro, niko nabyita. Noneho ku mukene iryo turo rishobora kuba ryemewe. Ndaje nzasobanuza neza iryo turo, nimba bavuga umukene cyangwa se umukire, sobanuze numve kugira ngo mbaho ubusobanuro bwimbitse icyo bashatse kuvuga. Noneho mbagira inama, nongeye kubagira inama abantu muvuga ngo shatani, ngo mwanga shitani, nyaboneka wikwanga icyo kiremwa cy'Imana kuko si wowe wakiremye, sibyo? Kunda Imana ariko na shitani umukundi. Afite ibyo yakugejejeho, afite n'icyo azakugezaho, ariko sinkubwiye ngo umwubahe kuko wubaha Imana. Wubaha Imana kubera ko niyo yagushyize kuri iyi si. Nanone ikindi nkomeza kubasangiza kuri iri jambo ry'Imana, iri ni ijambo ry'Imana kuko mfite Bibiliya hano imbere yanjye, ndi gukomeza ngenda ndisoma. Mfite Bibiliya ebyiri, imwe nyitwara mu kwaha ariko yo bitagenze neza nyitwara mu mufuka. Iyi nayo ni Bibiliya kubera ko ibirimo hano na hano ndabisoma kandi bigahura. Nabwe nitwa Nyabenda Jean Damascene, iwacu ntabwo ari hano ku isi, iwacu ni hariya. Hariya ni iwacu kubera ko hano ku isi mari ndi umugenzi. Murabizi igihe kimwe nzagira gutya ntahe. Hari ikintu ndi kubibariza muri comment zanyu, mumbwire. Ari ukwitaba Imana ari no kwitaba shitani, wakwitaba iki? Ni ibibazo bibiri, wambwiramo kimwe muri ibyo. Hanyuma nimumara gukora comment muzambwira ati wakwitaba iki cyangwa wakwitaba iki. Nzahita nkusobanurira nkubwire nti wenda wakwitaba Imana cyangwa se wakwitaba shitani. Ariko mbanze musobanurire. Shitani nta bushobozi afite bwo kuguhamagara ngupfe. Ariko Imana iramutse iguhamagaye, Imana iramutse iguhamagaye ukayitaba, ntago twazongera kukubona irwamagana, ntago twazongera kukubona i Kigali. Waba witabye Imana ni. Ariko shitani nta burenganzira afite bwo kukujyana buherehere. Naguhamagara azagutoteza, ariko uzagira gute? Uzaguma ku isi bakomeze bakubone. Ubwo muzambwira muri comment zanyu kwitaba Imana no kwitaba shitani hagati. Sawa, murakoze. Icyo narenzaho cyangwa se akantu ka nyuma nababwira, nitwa Nyabenda Jean Damascene ariko hari irindi zina mfite, nitwa MC Maguru kubera impamvu banyise iryo zina kubera ko ndi umuntu ukunda kuganira cyane. No kuva ibya pasiteri kuba pasiteri, ntago ndi pasiteri kubera ko bamenyeho amavuta, sibyo? Njyewe nuko nsoma ibyanditse kandi nkabisesengura. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo ndi pasiteri. Pasiteri nuko nsesengura ibintu byanditse, nkabisesengura neza, nkakugeza ku cyo ushaka kumenya. Nitwongera guhura kubera comment mwakoze, nzabasomera mbasesengurire kuri biriya bintu biri muri Yesaya. Nongera nkwibutse, fata Bibiliya yawe urebe muri Yesaya 66 umurongo waho wa mbere, cyangwa nimba ushaka kubyumva neza uhera ku murongo waho ku murongo wa 3, urabisobanukirwa neza. Ku bindi birenze wareba Bibiliya muri Yesaya 66 umurongo waho wa mbere cyangwa uwa 3 ukageza ku murongo wa 4. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza.